Mu gihe Afurika yizihiza iterambere ry'inganda, abanyenganda bo mu Rwanda bavuga ko iterambere ryigaragaza ndetse ko ubuzima bwabo n'ubwabo bakoresha bwahindutse. Mu gihe mu Rwanda kuva tariki 16 kugeza tariki 20 Ugushyingo byari icyumweru cyahariwe kuzirikana uyu munsi. SINA GERARD avuga ko iterambere ryigaragaza haba mu mibereho y'abakozi, ikoranabuhanga mu iterambere ndetse no guhanga udushya. Abakozi bameze neza, abaturage bameze neza mu rwego rwabo uko tugenda twiyubaka, n'ikigo ubwacyo nacyo kimeze neza kuko dufite intego ko buri mwaka tugenda twiyubaka mu ikoranabuhanga, mu iterambere, kugira innovation mu kigo. Ngira ngo mu iterambere uvuga ryaba rijyanirana no gukomeza kwiyubaka kandi ugira imibereho myiza rusange, na cya cyizere kiriho cy'ubuzima ugifatira ko abantu bifite. Iyo umuntu ashobora kwivuza neza, akarihira abana mu ishuri neza, ibyo byose ntekereza ko mu iterambere ry'inganda arizo. Cyane cyane ngiye ko ntarangazwa n'ibyo ngibyo by'inganda kunguka amafaranga ngo n'imibereho myiza gusa, ahubwo hakaba harimo n'uruganda rw'ubwenge, urwa ruganda kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. College Fondation SINA GERARD, ibyo ngibyo ntekereza neza ko mu iterambere ry'inganda ugomba kuba ufite uko wigira mu muryango, mu kigo, mu gihugu, ku isi muri rusange. Ni mu gihe bamwe mu bakozi bakora muri SINA GERARD Entreprise Urwibutso bavuga ko mu rwego rwo kwirinda kwanduza ibyo bakora, baba abakozi n'abinjira mu nganda nk'abashyitsi, bose bagomba kwambara imyenda yabugenewe irimo bote, ingofero, itaburiya ndetse n'uturindantoki. Impamvu imwe ya mbere ituma abashyitsi bose baza binjira mu nganda zacu bagomba kuba bambaye imyenda yabugenewe, harimo ingofero, itaburiya, bote n'agapfukamunwa. Nuko kubera ko twega ibyo dukora ni ibintu bijyanye n'ibiribwa, kandi mu itegeko ry'ubuziranenge no kunoza neza umurimo dukora, nta muntu uba wemerewe kwinjira mu ruganda ibyo bintu atabyubahirije, kugira ngo ataza kutwanduriza ibyo dukora. Kubera ko twebwe ababikora, ababitunganya, tuba twubahirije iyo myambaro uko yabugenewe. Niyo mpamvu nawe iyo yinjiyemo agomba kuza dusa. SINA GERARD kandi avuga ko ubu byoroshye kuko abantu biga bagakora imishinga, leta ikabatera inkunga, bityo bigatuma abanyanganda biyongera kandi bakora ibintu bigezweho, byose babikesha umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame udahwema gushishikariza abanyarwanda kwikorera. Igihe cya kera uko cyari kiri sicyo cy'uwo munsi. Kera urubyiruko ahatagira amashanyarazi, nta mihanda, icyo gihe ni icyacyo. Ariko by'uyu munsi nibyo byiza, byoroshye, bishimishije. Abana bariga ku bwinshi, hanyuma barangiza leta ikabashishikariza, ikanabafasha, igashyiraho n'ibigega bibafasha gukora imishinga, banki zikabafinansa. Birumvikana rero ko ahangaha ni handi wumva bavuga kuvuka amatara yaka, nabyo birashimisha. Hari amahirwe menshi yo gutera imbere ku buryo bwihuse, kandi baravuga ngo ibyiza biri imbere. Tuzi neza ibyo nzakora n'ibyo ntazakora bizakorwa n'abanyunganira, ariko nifuza ko mu bihe biri imbere uko uyu muhanda munini wari ibitaka akaba ari kaburimbo, ko n'undi nawo wazagira igihe ukabona ni kaburimbo. Bityo niko gutera imbere ku isi, ku gihugu cyacu, kandi byose tubikesha umukuru w'igihugu cyacu uburyo adushishikariza kwiyubaka, duteza imbere n'aho turi, ariko tunasakariza hirya no hino ku isi.